Mwiriwe neza. Kazuba mwakabonye. Twongeye kubashimira kuba mwitabiriye ino gahunda, dushimira abashyitsi bacu baturutse mu mpande zitandukanye. Reka tubereke abashyitsi dufite, hanyuma dufatanye kubakira. Dufite abaje bahagarariye ibitaro byacu bya Byumba, hari uhagarariye serivisi igendanye no gukurikirana ubuzima bwo mu mutwe, yahaguruka akabasuhuza. Ari kumwe n'ushinzwe serivisi igendanye no gukurikirana ubuzima bw'imyororokere mu rubyiruko, nawe nahaguruke abasuhuza. By'umwihariko uyu munsi by'akarusho dufite umuvandimwe wacu uvuka mu murenge wa Shangasha, ariko umunyempano ku rwego rwose rw'igihugu, Muhozi Jean Paul, yahaguruka akabasuhuza. Tumwishimire cyane. Dufite abafatanyabikorwa badufashije kugira ngo uyu munsi ugende neza. Ariko mana rinaryo izuba rira hano, umuntu aragenda akava akajyanjara akagera ajyambaterura ibyenda yari yambaye byahindutse ivumbi gusa. Koko umuntu azajya akora buri munsi ubundi azabivamo cyane. Asa nakumva wamwishe azabuka kubivura na sabune se mana yanjye, mazi se yarahari mana yanjye. Koko kandebere ndarebera he bana bakubagana nabo utamenya aho baba bayibitse, sinashakira mama we zumu n'ibiki biba bineze ko n'ibi bigozi n'indi babitambitse mu nzira ko mana wasanga ari ko hari uri umukobwa wagira ngo ubwo uri umwuga aratakaye z'ubundi rwagiye muraza icazwa vuba. Uyu mugozi neza ninde utambitse hano mu nzira? Ninde ushobora kumuvuga? Reba iriya myenda ntabwo biba byoroshye, akazi kawe kananiye cyane. Abana babo barabakorera, barinze baraminuza, barabaha amafaranga wo kwigufa. Hajya ngo uratwite mbwira nibyo bigutera ubwo bucucu. Kangere mu rugo ndebe uko uyifure uyinoze, nananiwe rwose. Nta amasafuriya uyoze, imbyiro zose zishiraho. Uri kumva? Subiza, uri kumva? Mwana wanjye koko ndabizi umugore ntacyo bari bumuhe rwose. Yatatamace dedemanga cye nanga ari ayiguteye. Uhora ujunjamye ntushaka no kumbwira ayiguteye, ariko ibyo ngibyo rwose turaza kubisubiramo. Ngaza gira vuba. Ariko mada nukuri urananiye pe, urananiye. Umwana wanjye ntiwamutwise amezi 9, none ndebera ahantu wamwicisha no kumuzirika ntiwigize ariko wajya umubyaye. None se niba utarabyaye kandi waramutwise urumva utamuhohotera? Naramutwise se nuko nyuma yo kumutwita ndamutuma ngo agende bamutere nayo ikinyenda. Amaherezo azaba yahe mu byukuri? Rebera icyambere ntiwamugaburiye, ntiwamumeseye, ndetse nuko namusisana kuko yakoze umugaburira. Reba nk'ibintu mweretse imyenda ngo ayifure, reba atangiye gufuna. Dore ibintu ari kumeza, dore ibintu ari kumeza. Niyo mpamvu ntazemera ko mwishinga. Niyo mpamvu ngomba guca kuri butike nkamuzanira ko kurya, kuko we ntabwo najya nihanganira ibyawe. Jewe ibi ntabwo nzabivamo. Kizafata umusozi kigenda kijya kuraho nda. Nukuri pe, urananiye. Nese umwana nimba waramubyaye ukaba uri kumwitaho amezi 9 yose ari mu nda yawe, ariko kinywa wagira ngo ni umubiri kirakiri gusuka kubyagiye kinywa neza. None se wamuretse akarya kamererwa neza nk'umwana? Ararya se bazamarira iki ko ari ukunda ku gasozi no kunyongera. Ariko hari icyo maje kurambirwa.
tugiye kugutumizaho inzego niwawubasha nyorayo induru wasanga kandi mubiziranyeho wasanga mubiziranyeho none se kuba yaravukanye ubumuga bwo mu mutwe niyo mpamvu ugomba kumuhohotera kuri ako kagiye ni akazi ke akajya wihanganira mwana wituheza rwose kuko ndagukunda pe cyashyigikira ibyo ushyigikira nzaba ndeba umumaro wabyo nzaba ndeba icyo uzakuramo usibye akamyitwarire n'ubundi yigere kuruhuka ndabizi we ntumworoheye cyane ujugunya turiya mu gishanga ni akazi kawe akamyitwarire n'uwanjye urakarindagira mwese Kararisa ese wari he ko mbona atari kunyitaba Karame mama reba ko hano ndagushaka Mwiriwe neza mama uraba neza mwana wa tese meze neza nta kibazo ese Karare mbona muri iyi minsi ugiye muri telefone cyane ufite ikihe kibazo ikibazo ahubwo ni igisubizo oya gute se muri iyi minsi mfite umusore dukundana yansabye ko turajya duhurira mu mahoteli tukaganira akansohokana mbese nk'abantu bakundana tukagira ibyo tuganira nk'abantu reka ese koko wabyemeye umwana wa ntabwo ari byiza pe abahungu b'iyi minsi ntabwo ari beza basigaye bagira ibintu by'ibishuku ukuntu ubu ngubu wabona ashaka kuzajya kujyana no mu mahoteli ngakugurira ibintu byinshi ngo nk'utwenda kugusukisha imisatsi hari ikintu wamburanye ntacyo mama ariko nawe umubonye ni umusore ufite amafaranga afite imodoka nziza twahuriye kuri WhatsApp ariko ukuntu nabonye ari umusore mwiza nawe umunsi namukweretse uzamushima mama none narakubwiye ngo ashaka kuzagusohokana mwana wanjye utazaneza ibibazo dore iyi minsi y'iki gihe ntabwo ari byiza wabona bagusohokanye bakagutera inda itateganije kandi wabonye ko nta mukobwa wo kwa Karisa bamuteye inda si ubizi ndabizi mama rero uzajye witwara neza ntibazagushuke kazi kaba kabaye keshi odi Kararisa Karame papa nese Karari Karame ariko sibwo na papa yageze mu rugo ntabwo kwakira nk'umwana warezwe koko erega papa nari ndi kuganira na mama wari kuganira na mama wawe yego ni karibu Karari none se aya manwa reka umwana yakubwiye ko ari kuganira n'umubyeyi umwana wanjye ni ishema ryanjye ngomba kubanza kumenya ikiganiro mwarimu ariko kugira ngo numve aho yakuganisha ahubwo Karari mama wawe yari kukuganiza icyo kiganiro mama wanjye nari ndi kumubwira ko nabonye umusore twahuriye kuri Facebook papa ni umusore ufite amafaranga yansabye ko twazaza dusohokana ngo wabonye iki umusore dukundana papa mu myaka yawe ngahe Karari ntabwo wabimwe wari uri kuganira na mama umubwira ko wabonye umusore dukundana papa yewe ubanza hari ibyo nakekaga byo kubanza kwanga gusuza mama wawe yari arimo gusobanura se ko bimeze bite ubwo so umusore ninde twahuriye kuri Facebook rero ntabwo wapfa kumumenya oya rwose uwo musubizaga muke mugabo rero niko kumubwira yuko abahungu b'iyi minsi basigaye bashuka abakobwa bakabajyana mu ngeso ariko ntabwo yari arimo kubyumva nari ntegereje ko nawe hari icyo wakongeraho si wumva ahubwo haguruka unsuhuze n'ubundi nageze mu rugo mukomere cyane nari nabanje kugira ngo numve ibintu mwaganiragaho niyo mpamvu nari nanze kugusuhuza ikintu wamusobanuriye nicyo Kararisa mwana wanjye hanze aha hari abantu batameze neza hari abasore hari bashuga dade hari bashuga mami ubu kutambuka unugire ngo umusore aragukunze ibyo yaguha byose yaguha ibyamire yakwira ngo azakujyana ku ikivu havayo ibintu byinshi hanze aho ushobora kugira inda itateganyijwe ushobora guhuramo n'izindi ndwara zigiye zitandukanye kandi ushobora no guhura n'ikindi kibazo nta kibazo waba uzi muri iyi karitsiye kugira ngo numve niba uri umwana ko gufata muri karitsiye nta mwana uzi waba ufite ikibazo
ndabuzi papa, reba nk'uriya muhungu wo kwa Kamari yateye umukobwa w'abandi inda, none uwo mukobwa yabuze ahantu yajya n'iwabo baramwirukanye. Ubu ngubu yarwaye fistile, yabuze umuntu n'umwe wamushakira byibuze n'ubumenyi ngo ajye kumuvuza cyangwa se amushakire n'amakuru y'igihe abaganga n'ukuntu bamufasha. None rero ariko ndikumva njye ntabwo ara fistile pe. Rwose wayirwara wishoye muri iyo mibonano mpuzabitsina utari wageze igihe. Rero ikiganiro cyacu nuko turi kubiganira, ndagusabye Clarisse mwana wanjye, uzajya unyurwa utwenda nkugurira ngukurira Zambia, ntabwo utwambara ngo tukunyure. Urambera n'aka gapano ndabona kambere ahubwo uzangurira kandi pe. Clarisse mwana wanjye utazanengwa, sibyo? Utazanengwa pe. Papa erega ndabakunda sinzabakoze isoni pe. Nanjye nishimiye inama nziza mungira, ariko nubwo mbyishimiye hari ikibazo mfite kimbabaje. Mfite ikibazo? Mfite ikibazo pe. Ikibazo kihe? Ko nari nzi ibibazo byose ubimbwiye kandi bimwe nari mbiboneye igisubizo. Mfite ikibazo se cya telefone kandi ukiri uruhinja? Telefone nziza ndayifite papa, ariko ni wa musore wayimaye, ariko ndaza kuyimusubiza. Wabyumvise? Nkayo makuru kuba utayamaye nka mama. None se sibyo nakubwiraga nawe nubyumve. Nyine nabigusobanurira ukuntu yabonye iyo telefone. Clarisse, wanyuzwe n'ibintu rwose. Iyo telefone rero ngiye kuyitwara, sibyo? Urabyemera? Nta kibazo papa. Urakoze cyane. Gusama wamanze ukumva ikibazo cyanjye kuko kirankomereye. Ejo bundi muntumye guhaha, nahuye na Mudugudu. Arambwira ati rero wa mwana we kangutume kwa Clarisse, ugenda umumbwirire ko mu kanya agomba kwitabira inteko. Ngezeyo sanga wa mukobwa we baramuziritse, nta kintu bamukorera, yaba iyo icyo basabye cyose baramucunaguza, nta kibufasha na bumuke bamuha. Niko uzi kunyibukije, uzi wa mwana umwe bigeze gutera inda ko ntamuherutse, umwe bitaga Muraza. Yewe Ahora aziritse ntabwo bamufasha. Ko numva ibyo bintu atari byo kwihanganira. Nkanjye nk'umuntu bisobanukiye ntabwo nakemera ko uriya mwana ahura n'icyo kibazo. Baramuziritse. Ubwo se iyo waramwitegereje ubona ameze ati? Umwana nyine iyo bashije kubasaba n'ikintu wenda basaba ubufasha usanga batamwitayeho, bakamufata nk'udafite icyo amaze, ariko ndagusaba ubufasha kugira ngo ube wakegera uriya muryango rwose uriya mwana bamwiteho pe. Yego urakoze. Ikihutirwa rero nakagiyeyo, ariko bitewe n'ahantu ngiye kunyura kandi ngiye mu kazi urabizi, kwa mujyanama urahabona. Yego ndahabona. Hariya kwa mujyanama iyo mpageze ndabasha kubiganizaho mujyanama, n'undi wo mwana nanjye mukaho nzaba ndi mu kazi nzamukurikirana 5 kuri 5, nzabaha igisubizo. Na mama wo mu rugo nzahita muhamagara ubwo telefone yawe nyitwaye, muvugishe noneho turebe ko uwo mwana yahabwa uburenganzira bwe. Ubundi ikintu cyose nubwo ntagushishikarije, umwana nk'uriya nuwo kurenganurwa tukamenya ikibazo yagize. Sawa rero reka mbareke kandi mugire ibihe byiza. Ibyo ari byo byose mama wawe bajya gukebura kandi ibintu bigende neza, sibyo? Yego papa. Bukira ngomba kunyura kwa Muraza, uzi ko ari byo? Kanyureyo urebe. Ariko mujyanama aba yarateye uturabo twiza we. Kwinjira kwa mujyanama w'ubuzima rwose ntako bisa. Mujyana Rindi ukomanga. Kwari njyewe ra ni njyewe Evariste uze ukugana. Evariste Muraho mujyana? Kwemera cyane. Amakuru se? Amakuru ni meza. Waherukaga se? Ubwo iminsi myinshi. Waruze ko nzi ko umujyanama w'ubuzima? Ntabwo wabiyoberwa. Reka dukora akazi gakomeye muri uno mudugudu. Rero ngiye kubera nkunda kwisanzura ahantu ngeze, ntabwo nagira kwa mujyanama w'ubuzima ngo nticara. Mita nihi intebe. Intore ni nkamwe. Dukunda abantu nkamwe rwose. Rero mujyanama ntabwo ngutindiye. Nyuze hano ariko urabizi ngira akazi kenshi. Hari ikiganiro nagiranye n'umwana wanjye, ambwira wa mwana wo kwa Clarisse bita Muraza. Numva ntabyihererana. Bari abana bagomba guhabwa uburenganzira. Kumva ngo umwana yabyariye mu rugo cyangwa se yatewe inda itateganyijwe, ntabwo ari ngombwa ko ashobora guhabwa ibihano bidasobanutse.
kagira inkuru rero niyo mpamvu na leta itubwira ngo buri wese abe ijisho rya mugenzi buriya twebwe hari amakuru nagiye nsoma mu mbuga nkoranyambaga numva niyo umwana yahangayika cyangwa se umubyeyi agahangayika yakegereye ivuriro cyangwa se ibitaro bakamuganiza. Icyari kinzanye hano ni ukugira ngo ufashe, ngiye mu kazi nk'umujyanama w'ubuzima, ufashe uriya mwana asubizwe uburenganzira bwe. Nta nubwo ninde. Oya, uretse kugenda manzi umbwire byagenze bite? Ibyo ari byo byose, yego, umukobwa wanjye yambwiye ko baramufashe baramuzirika bamurekera mu rugo nta kintu akora, mbehe deja yatangiye no kwangirika, ahise agira ikibazo navuga ngo nicyo mu mutwe. Ibyo bintu uzi yuko banabifungira? Rero mujyana reka nkureke, ubwo uraza kubikurikirana nk'umujyanama, ndabizi ko mukorera imbere, ubwo uraza kumbwira. Evarisi, urakoze cyane, nanjye reka nkurikirane ndebe ibibazo byere muri urwo rugo. Wakoze cyane, mugira akazi keza. Yego abantu ni nkamwe. Sinzi pe, urafunetsa ibyotsi bikaba ari byo bizamuka kuruta umuriro. Mana se birashya senga. Papa mura, ewe unyihanganira rwose, ndi gucana ibikuri bitumye, niyo mpamvu wabonye byatinze gushya. Byotsi amaso yatukuye. Ariko nta kibazo, mu gihe bitarashya nawe uraba wihanganye, nyine tube twiganira. Ikibazo si njye narakubwiye ngo uriya mwana wacu tumuvuze, iyo usa ngo twaramuvuje arakira, nkuko wakomeje kwinangira umutima, uwo yaba yaragufashije akazana. Ariko iyo tuzanye ibyo kuganira nta kindi uvuga, n'uriya mwana ni intero n'inyikirizo niwe uzajya uhora muri uru rugo. Godi so ninde ukomanga yemwe abana abantu bakajyanje hari mana, sinzi impamvu bafungana n'isaha umuntu agiye kwiraka bari bwo basura abantu. Yemwe abo kwa Kamari saa 9 cyangwa se ngo saa 10 bagiye gutuma umuntu atirira byari bihe. abo kwa Kamari mwiriwe? Kankure hirido gake gake mande ndebe wariwe. Yego komanda yanjye. Ariko ko mwangorera na mwamaye karibu. Uyobe ko naguhururije. Ubu nihurije muri bya bibazo. Ni karibu mujyana, ni karibu. Ntabwo akinza sunika nta kibazo. Mwaryaga se ko mwatinze kumbwira ngo nze nanjye nirireho ra? Yewe ahubwo wagira ngo wari wabariranyije amasaha. Usanze bigeze. Muraho? Yego, muraho neza. Amakuru? Ni meza. Kama, mwiriwe neza? Ndebera nawe ibintu abarimo, undebera. Ari gutamika umuntu ufite imyaka 22. Bite? Iki cyo kiri kwigira ibiki? Sinangu ureba ko ari umushyitsi. Bite? Yego mwana yagasana. Uyu mwana byagenze bite? Ko mbona ziri cyangwa hakuntuza ku mugozi. Mukamubona imyenda y'ukuntu isa. Uyu ntago ari umwana wanyu. Byagenze bite? Uba gutumya abana wazana uyu nguyu. Ariko mana yanyu. Ubuze wewe utagereranya. Ufashe ihogoza wawe. Ukazana n'iki gicucu nabyaye. Ubu wavuga ko bose ari abana. Foromi gabanyamagambo Foromi. Uyu ntago ari umwana watwite. Foromi, ubu ngubu hangwe n'umuntu utarigeze atwita na rimwe, umaze imyaka 5 atari yabyara. Urarangiza ugafata umwana nk'uyu nguyu watwite, warangiza ukamwicira urubozo nk'uru nguru. Njyewe uzi ikintu ntekereza, wa mugore abana bakize babyariye rimwe, twari turi ku bitanda byegeranye, ashobora kuba yaranguraniye umwana. Njyewe umuntu umeze gutya sinemera ko ari njye wamubyara. None se Foromi, uzi ko uyu mwana yavuzwa agakira? Avuzwa ariko urabizi neza uyu mwana ikintu yazize, yatewe inda akiri mutoya. Biragaragara yuko mwamutoteje akaba yaragize ihungabana. Nari namutumyeyo. Nawe urabibona, reba ibintu ukuntu ibintu biba byamugiye mu. Nebyo bimubereye n'ubundi yabisemo umunsi ajya kukamanika. Urabona? Ubu kubera icyo utamwitaho n'ukubera iki koko? Ariko myitaho usibye gupfusha amafaranga ubusa, ntagemba nifitiye abandi bari mu buhinge. Njyewe rero reka bazagwe batere nanjye ngo ndikwirukanka inyuma y'ibyapfuye amagara. Kama, mudamu wawe ndumva atari kumva, ahubwo njye ikintu nabafasha. Mwareka uyu mwana tukamujyana kwa muganga agakurikiranwa n'abaganga babishinzwe. Neza ikibazo agira ni kimwe. Ntushobora kumubaza ngo ni ndaho guteye ngo azagusubize. Uramubaza akajunjama ukagira ngo ni inkoko yanyagiwe, ukagira ngo ni ikibiribiri, ukagira ngo ni igiki.
dufite umuganga azakiruka mana yanjye Foromi dufite narakubise umuganga yanze kuvuga dufite umuganga Foromi dufite umuganga wakwita kuri uyu mwana akaba yagaruka akaba umuntu nkawe nk'abandi wibuke ko uyu mwana wamutwita amezi 9 wibuke yuko hari abashatse urubyaro barubuze urabyumva gicuci ikigogi hana yanjye njyewe hari n'igihe mushakira amazina namwita nkanayabura mana yanjye umwana tumujyane kwa muganga mugira ibyo mujyana njyewe rwose nta giceri cyanjye cy'icumi nzamutangaho azapfe cyangwa akire azabeho cyangwa mana yanjye ubwo sinzi uko nabivuga pe gusa mana akumiro kabaho abandi barabyara bakaziturwa neza ko babyaye bakarera neza njyewe icyo nkuyemo ni umuruho nakugira inama yo kugira ngo nabuze n'urubyaro byibuze ngo mukurikize ngo ndebe ko uyu mwana ngwino tumujyane kwa muganga kuko nawe uri umubyeyi we inama muri bugirwe nzi yuko muri buzikurikize kandi umwana wanyu akazaba umwana mwiza humura nubwo abana n'ubumuga nta nubwo bavuga ngo ubana n'ubumuga nk'uko babivuze bavuga ufite ubumuga ni ikimarane igicucu mana yanjye tugende tumujyane kwa muganga mana yanjye ariko uzi ko amagambo bavuga ahanirwa n'amategeko uzi ko iri ngiri ari ihohoterwa ni ihohoterwa se ahubwo wagikubita akagica umugongo kikagenda Godi muga mwiriwe neza yego wihangane rero tukuzaniye uyu murwayi nk'uko mubifite mu nshingano ejo bundi batubwiye yuko mushobora gukasaringa abangaba mukaba mwamenya ikibazo uko kimeze ari ababyeyi be rero bari baramutereranye ariko nk'umujyanama w'ubuzima nk'uko duhora tubibwirwa ntabwo twaguma kurebera ibi bintu mu mudugudu wacu uyu nguyu nawe ni umuntu natwe turi abantu mudufashe mu bushobozi bwanyu murakoze ibyo rwose murakoze kandi izo ni inshingano zanyu rwose bite byawe oya humura muganga ukuri dufashe pe humura rwose nubwo yavukanye ubumuga rwose bwo mu mutwe ariko nezeye ko igisubizo cyanyu cyangije kugenda gute se kugira ngo umwana bigende gutya ko ndeba bisa nkaho byanze kunze ari cyabiteye yatewe birangira agize ariko byaturutse kuri nyina wamutereranye birangira abaye gutya kandi muradufasha pe ni ukuvuga ngo uwa mubyeyi birashoboka ko umwana ashobora kugira ikibazo agaterwa inda mu buryo budateganijwe ariko igisubizo cya nyacyo ntabwo ari ukumujugunya cyangwa mu mutererane kuko akwiye ubutabera akwiye kuganirizwa kuko nawe n'umwana nk'abandi nubwo byagenze gutyo ariko se muganga nawe ni ukuri njyewe hari naho mba numva mundenganya rwose ubu nyuma y'impanuro zose namuhaye nyuma y'uko namuriye amashuri nkamuganiza bishoboka nkamuha buri kimwe cyose ariko akanga akarengaho akajya hano yanjye noneho ikimbabaza ni uko njya kumva nkumva arambwiye ngo umuhungu wamuteye inda ngo yaramuhaye irindazi pe irindazi kandi urabizi ko tuyakora mu rugo ubu koko yarabisonzeye bingana iki ku buryo yemeye akavuga ngo reka nkamanike banyangiriza ubuzima hejuru y'irindazi ariko yego nibyo ibyo byarabaye pe umwana wawe bamuterana mu buryo budateganijwe ariko se ko wamuteranye nk'umubyeyi ntahabwe uburenganzira bwe nk'umwana none bikaba byanamuviriyemo kurwara uburwayi bwo mu mutwe mu by'ukuri ubwo urumva ari bwo wungutse njya nukuri nta yandi mahitamo nari ifite rwose mana narakubise ngira iki ariko mana oya gukubitwa ntabwo aricyo cy'ibanze wagombaga gufata umwana ukamujyana kwa muganga hanyuma abaganga natwe tugakora inshingano zacu tukamukurikirana tukareba ko yagira ubuzima buzima ndetse n'umwana yabashije kubyara none se wenda kuba yaratwise byo kambyemere azabyare nzamufasha nzareba neza uko byarangiye abaye ikigoryi ubu nk'ibi bizarangira ryari ubu umuntu umeze gutya azabyara umwana amenye kumwibere amenye ko agomba kumwitaho koko cyangwa azamubyara narangiza amujugunye yirukanka ku gasozi ikigaragara cyo ni uko watinze kugeza umwana kwa muganga ngo akurikirane ariko abaganga icyo dushinzwe ni ugukurikirana ubuzima bw'abantu bw'abanyarwanda tukamenya imibereho yabo
rero nubwo wakerewe kumugeza kwa muganga ariko natwe byibuze aho tumubone tugiye kugerageza turebe niba bishoboka ko yasubirana ubuzima buzima. Mpano nimba ari icyo mwakora rwose mwadufasha kuko nibyo nakoze kumutoteza kugira iki nabonye nta nicyo biri gutanga ahubwo nyine biri gutuma arushaho kuba icyo ntazi. Ubwo nimba ari uko mwamugarura mu buzima rwose nisubiyeho nyine nabyare ariko mbonye nyine yongeye kuba muzima ntabwo nazumva. Ariko nawe umaze kumenya neza ko ibintu wakoze bitari bikwiye rwose. Neza impamvu nyine nabonye ko ntacyo bimaze ni uko kuva igihe nabikoreye nta cyahindutse ahubwo ubuzima bwarushijeho gukomeza kuba nabi. Ikigaragara cyo ndi kuruhira ubusa umeze neza ufite umugabo ukwitaho ndetse ndabona mu bigaragaraga mufite n'ubushobozi ntabwo mwigeze mubura ubushobozi bwo kumuvuza. Ese sibyo nakubwiraga ko yagiye gusambana ntacyo yabuze mu rugo koko. Yego nibyo yagiye mu buryo butari bwiza ariko nawe inzira wabinyujijemo nk'umubyeyi urumva ko rwose wateshutse ku nshingano zawe. Nimba ari uko bimeze rwose bite humura wabasha gukira. Ni ukuvuga ngo mugabo muzire kwihangana kubera ko kwa muganga turaza kugerageza uko dushoboye ndetse ku bitaro bikuru bya Byumba hari inzobere z'abaganga zigiye kuza ndatekereza twabafasha hanyuma tukamushyira inzobere hanyuma agahabwa ubutabera nawe akaba yabasha kuba umwana muzima ugasubirana umwana wawe ameze neza rwose. Yego no kuri mugabo kandi nizeye ko muzabikora. Yego rwose humura nk'abaganga nizo nshingano zacu ndetse twiteguye gukora buri kimwe cyose kugira ngo turebe niba umwana wawe yasubirana ubuzima. Mugabo wanjye nawe mwana wa humura ntabwo nzongera humura ndagukunda uyu munsi nagutekera ifiriti n'akanyama nakugurira n'imyenda myiza humura kandi nukuri musabye imbabazi nukuri mbabarire ku ihohoterwa nagukoreye ntazi ko bibaho nyine wenda nanjye nuko Imana yandinze byari kuzambaho ariko umbabarire rwose habayeho kutamenya ni ukuri kw'Imana sinzi inzira nabicishamo ngo mbwire abandi babyeyi bagenzi banjye ko nimba umwana yahuye n'ikibazo cyangwa se yaguye mu ikosa adashobora guhanishwa nyine kumutoteza. Ni ukuri umwana mugabo wanjye tugomba kumwitaho twese dufatanyije kuko ni uwacu. Hanyuma natwe nk'abaganga komeze turebe niba ubuzima bw'uno mwana bwasubira mu buzima bwose. Ukuri mugiye kwirirwa njye nta bintu byinshi mfite byo kuvuga gusa nagira ngo banze mbashimire kuba mwarantekerejeho nk'umuntu uvuka hano w'umuhanzi umukinnyi wa filime n'ibindi nkora wenda byo ku ruhande. Ni byiza cyane kubona urubyiruko ruri ahantu nk'ahangaha bafite impano bakazigaragaza mu buryo bwo aribwo bwose muri teatire mu mivugo. Nabonye harimo abantu bafite impano ariko mu gifaransa baravuga ngo c'est le milieu qui influence. Burya iyo utuye ahantu heza uvukiye ahantu heza ugakurira ahantu heza n'ubwenge nizera ko bugira aho bukugeze. Ariko ibi bimbonye ahangaha nibiguma bigahera hano zampana aba bana batweretse ntacyo zizabamarira. Birasaba rero gufatanya n'ababyeyi n'umurenge bakabitaho na cyane ko impano ishobora gutunga umuntu ikamuvana ku rwego rumwe ikamugeza ku rundi. Nihereyeho muri 2004 2005 2006 abantu muranzi hano twigwaga dusangira ikigajyano kajyanjyari yewe na kanyanga narayinywaga ariko urwego gezeho uyu munsi bitewe n'impano yo kuririmba gukina filime ndakeka mu basitari muri iki gihugu ndimo abareba amafilime kuri televiziyo nyina mwibanga nkakina muri My Heart nkakina muri Kariza wa Karisa nkakina mu Ndoto amafilime ashaka kurondora hano nta filime n'imwe ikomeye muri iki gihugu ntakinamo byose mbikesha impano ntaguze navukanye. Kasubire ku bana nabonye na performance zabo hari abana nka 2 cyangwa 3 ngiye nabonye nagira ngo nsabire umugisha ku bayobozi mufite abashinzwe urubyiruko ariko ndakeka nta kigega cy'urubyiruko mufite gishobora gutera inkunga
igihe bibaye ngombwa ko hari igikoresho, hari umwenda se, hari iki, ngo babibone fasiroma. Nagira ngo mbasabe nsabe uhagarariye urubyiruko mu murenge ategura icyo gikorwa, bazadutumire mushyireho ikigega cy'urubyiruko, byembemereye inkunga y'100,000. Muheraho yaba iyo sonorisation cyaba ikindi kintu gikenewe kugira ngo impano izamuke tubafatirane. Icya kabiri, ndagira ngo nsabe abana tuzaze tubatoranye abafite performance ziri hejuru, nzajya nigomwa nzi rimwe mu kwezi mbakurikirane, harya nazaraboma mumwe mukamubona ageze i Kigali. Icyo gihe murangiye ifite imyaka 53, ntabwo nzakomeza muri ibi ngibi, imyaka izagera hifate bivemo, ariko dufite abo twubatse bazadusimbura. Ahandi abakinnyi umupira w'amaguru bagira gutya impano zabo zagaragara, akajya gukina i Burayi, akaza kubaka iwabo ibitaro, amashuri, ugasanga kuko ya mpano hari icyo bayibyaje. Rero kumva ko umuntu azaba umuntu ukomeye ariko ngo yagiye gucuruza gusa, cyangwa se yabaye doctor, yabaye muganga, ni byiza abamuganga baratuvura, ntabwo ari cyo wenda umuntu yafokasingaho gusa, kuko n'impano zirakiza kandi zikazamura umuryango. Dushimangire rero ko ubu butumwa abana baduhaye bunyuze mu bihangano byabo, ntabwo ari urushinge baduteye, si ikinini tunyoye, ariko ni impanuro zubaka umubiri, ni impanuro zubaka ubwenge, kandi zikavana umuntu mu bujiji, zikamuzamura, zigakumira ikibi, zikimakaza icyiza. Ababyeyi baraha rero, ndagira ngo mbasabe mujye muha abana banyu kandi mubakurikirane, murebe icyo umwana akunda. Niba akubwira ati ndashaka kujya kuririmba, ntubimubuze. Niba akubwira ati ndashaka gukina umupira, ntubimubuze, kuko iyo mpano ishobora kuzamugeza ahantu wowe utatekerezaga. Kera hano Nyabishambi twagiraga umukobwa wari umwatlete, sinzi niba hari ugeze amukurikira. Birabaje kuba arahari. Dufite uwagiye muri equipe nationale ejo bundi. Abo bantu bose ubundi mwagombye kubamenya, mukabakusanya, bakabikitegereje, kugira ngo burya mpagaze ahangaha ngo nta muhanuzi wemerwa iwabo. Hari igihe mpagaze ahangaha umwe akavuga ati kiratubwira ibiki, ariko tushaka kugera ahandi wareba n'urwego ngiyemo ukavuga uti ntabwo bishoboka. Hari ahantu ngiye gushaka serivisi bakayima ntarayisaba, kubera ko babonye urwego, bazi urwego ndiho jewe byerekeranye n'ubuhanzi. Indirimbo kugira ngo murabizi twarakoranye hano mu matora ya FPR, dutora umusaza wacu Paul Kagame, dutora abadepite ku rwego rw'igihugu. Baraguhamagara bati ngwino dufashe, ntabwo baguhamagara batakuzi, kandi baguhamaraga bazi urwego uriho. Sindi buvuge byinshi, byari kubashimira no kugira ngo dufatanye dukoze impano zacu zere guhera hasi ahangaha. Abayobozi cyane cyane b'umurenge bibutse, ninjye washinze itorero Uruyange, haza abatayuwani baza kudusura hano kuri iki kibuga, baduha inkunga y'ibikoresho byose bikoreshwa na rya torero Ndayisenga Antoine ayobora, ariko iryo torero ninjye warishinze, ni nanjye warishakiye ibyangombwa. Icyambabaje nuko ibikoresho, amafaranga yavuye muri ibyo bintu byose atakoze icyo yagombaga gukora, ahubwo yagiye mu mifuka y'abantu bamwe na bamwe, n'abandi bari muri iryo torero bamwe bakagenda bavamo urusurungu, kandi bari babonye ikizabazamura. Icyo kintu nyikora nta yindi nyungu nari ngamije, byari kugira ngo tuzamurane, tuve aho turi tugira aho tugera. Gusa ubwo nagaciyemo, ubwo hari akantu mvuze, wenda muzakurikirane impamvu ibyo bintu bitagikorwa, kandi twari tubifitiye ubushobozi. Hari abo byaciye intege, bituma ntashano nanjye ntongera kugaruka ahangaho ko amakuru numvaga, ariko n'impamvu ngiye ntakomeje naje kuva intanganya kuba muri South Africa, ariko nasize ibintu ari byo n'urudone, ngarutse nsanga ibintu byabaye cheap, ntanga kwirwa njya mu matiku ndabyibona. Ariko kuzamura impano, dufite sare, dufite ibyo bikoresho baduhaye, natwe turahari.
bwo gufasha urubyiruko, ariko uwo mwanya abayobozi nibo buduha, tuzaza rwose tuzitabira. Navuye i Kigali, ubutumire nabonye ejo bundi, nari mfite n'akazi shooting ibyo dukora, ariko ndavuga nti reka nongere mbonereho nibutse itorero nagize ryitwa Inganji. Inganji ryabaye irya mbere au niveau national inshuro zirenze 5 bivuye muri uyu murenge, kandi nakoreshaga utwana dutoya dufite imyaka 6 kugera ku 8. Ntaho nagenda cyahari, kuki tutakongera gukora itorero rishobora guserukira igihugu? Ko duhari, abahanzi barahari, ariko abayobozi nibo ndi kubwira, nidufatanya tuzakora ikintu cyiza kandi kizatwubakira abana. Ejo n'ejo bundi ukazasanga imvugo yose ivuga ngo itorero rya hariya, umukinnyi wa hariya, abasitari bari gukomoka Igicumbi. Murakoze rero, ubutaha muzongere mu ntumire, kandi aho mwifuza ko nzabafasha ku kijyanye no kuzamura impano ndi tayari. Arakoze Jean Paul, mu ntiza amashyi, twese duhuze ibiganza. Oya, ayo mashyi ni amasaba.